Mwiriwe neza mumeze mute? Amakuru yanyu ni meza? Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, nanjye nejejwe n'uyu munsi, nejejwe nuko nkomeje kubona ibintu bikomeza kugenda neza, ibintu ni uburyohe. Rero abantu mwari mufite ikibazo kijyanye no guhindura password, ndagira ngo mbabwire ko amahirwe mwayahawe. Hari abantu benshi bansabaga ko mbahindurira password ariko nkabikora, ariko tugasanga bidakunda. Rero uyu munsi mwashyizwe igorora. Guhindura password biri kwemera nk'umuntu wayibagiwe cyangwa umuntu wataye telefone akaba ashaka kongera gusubira muri konti ye, cyangwa umuntu konti ye yumva password ye barayimenye bikaba byatuma agira ikibazo akavuga ati ese ubu ngubu ntabwo bazanyiba payi zanjye. Rero icyo kibazo cyakemutse. Mbere y'uko rero tujya muri iyi nkuru y'iki kinyamakuru cyitwa www.cryptotimes.io, reka mbasabe gukanda kuri subscribe kugira ngo iyi channel yanjye ikomeze igere kure, ikomeze igere ku bantu benshi. Aya makuru kandi urumva ko ari ingenzi, akenewe na benshi. By'ukuri iki ni igikorwa cyiza cyane. Channel yanjye rero izajya ibagezaho amakuru atandukanye. Rero iyi nkuru iragira gute? Iravuga ngo iki? Pi Network brings back forgot password recovery feature. Bango Pi Network igaruye agakoresho cyangwa igaruye porogaramu yo guhindura password mu gihe wayibagiwe. With these features help, users can recover access to the account if they have forgotten their account password. Bango kuri no gahunda bazanye, umuntu ayifashishije, abakoresha Pi Network bashobora kongera bakagera kuri account zabo mu gihe bibagiwe password za konti zabo. Reka tujye mu nkuru. Pi Network has reinstated its new recovery feature, Forgot Password, where users can recover their accounts through SMS verification. Bango batangiye batubwira ngo Pi Network yagaruye gahunda nshya yo kugarura password mu gihe wayibagiwe. Abakoresha rero Pi Network bashobora gukora iki gikorwa banyuze kuri verification ya SMS, banyuriye kuri SMS. This update is critical, especially with the grace period deadline approaching, as it allows users to secure their accounts and protect their Pi coins. Uvuga ngo aya makuru ni amakuru afite imbaraga, ni amakuru mbese ateye inkeke, kubera ko ngo cyane cyane kubera ko igihe cy'imbabazi bari batanze kirimo cyegereza, kirimo kirangira, nk'uko bifasha abakoresha Pi Network guha umutekano konti zabo ndetse no kurinda Pi bakoreye. The restored feature offers much needed relief to users facing access issues, showcasing Pi Network's dedication to helping its community securely regain account access and protect their assets. Bango iyi gahunda yagaruwe ije ikenewe cyane, kubera ko ije gufasha abapiyoniye bari bafite ikibazo cyo kugera kuri konti zabo, kandi igaragaza ukwiyemeza kwa Pi Network mu gufasha umuryango mu kongera kugera kuri konti zabo mu buryo bw'umutekano ndetse no kurinda imitungo yabo. How to recover account using SMS. Ni gute iyi konti
wayigarura mu gihe ukoresha SMS cyangwa ukoresha message. Pi network users can now easily recover their accounts by following these simple steps. Ngo abakoresha Pi network bashobora kugarura konti zabo banyuze cyangwa bakurikije izi ntambwe zoroshye. Iya mbere, users have to launch the Pi network app on mobile devices to begin the recovery process. Ngo abakoresha Pi network bagomba kugarura cyangwa kuzana app ya Pi network kuri telefone zabo kugira ngo batangire iki gikorwa cyangwa iyi nzira yo kugarura konti zabo. Intambwe ya kabiri, tap the forgot password option on the login page to proceed. Murabizi iyo ugeze hariya kuri application aho ujya bakwereka aho ushyira password, iyo wayibagiwe uhita ukanda kuri forgot password. Kugira ngo murahareba igihe muzaba murimo mugarura konti zanyu, ni ukuvuga ngo mu gihe muzaba mwibagiwe password, dore n'aha ngaha muri buze gukanda, kanda kuri forgot password, vuga ngo wibagiwe password kugira ngo utangire iki gikorwa. Intambwe ya gatatu, provide the phone number associated with the user's Pi account for verification. Ngo ugomba gukoresha nimero wakoresheje ufungura konti ya Pi network kugira ngo baverifiye konti yawe. Intambwe ya kane, enter the SMS verification code sent to the user's phone to confirm their identity. Ngo code baguhaye yo kuverifiya, baguhaye kuri SMS, uyoherereza system nyine ya Pi network kugira ngo ukonfirme cyangwa wemeze umwirondoro wawe cyangwa your identity. Intambwe ya gatanu, create new password after successful verification to regain access to the account. Intambwe ya gatanu ni ugukora password nshya nyuma yo kuverifiya nimero yawe kugira ngo wongere ugere kuri konti yawe. Importance of feature. Ngo akamaro k'iyi gahunda, akamaro k'iki gikorwa. Losing account access is a common issue in the cryptocurrency space, and Pi network's restoration of this feature emphasizes its commitment to user accessibility and security. Ngo kubura cyangwa kutongera kugera muri konti yawe ni ikibazo rusange mu gisata kijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga. Kandi Pi network, iki gikorwa cya Pi network cyo kugarura konti yawe bigaragaza ubwitange bwa Pi network ku bakoresha Pi network kugira ngo bagere kuri konti zabo ndetse n'umutekano wa konti zabo. If these features help, users can recover access to the account if they have forgotten their account password. Ngo iyi gahunda bayifashishije, abakoresha Pi network bongera kugera kuri konti zabo mu gihe bibagiwe password za konti zabo. Additionally, pioneers protect their earned Pi coins from being lost. Kandi byongeye abapiyoniye barinda Pi zabo bakoreye, kazirinda kubura cyangwa kuzimira cyangwa kwibwa. The forgotten password feature adds security and convenience for Pi network's users, ensuring peace of mind as they approach the open mainnet phase. Ngo iyi porogaramu cyangwa iyi gahunda yo guhindura password mu gihe wayibagiwe yongera umutekano ndetse ikanongera no kuba abapiyoniye bisanisha na Pi network.
bigatanga amahoro y'umutima nk'uko turi kwegera igihe cya Open Mainnet cyangwa turi kwegera faze ya Open Mainnet. Open Mainnet abantu batazi ikivuga ni gufungura ifaranga, ni ugushyira hanze ifaranga rigakora, kwemerera network zo hanze zikinjira muri network ya Pi Network. What is the grace period? Ese grace period ni iki? Ese igihe cy'imbabazi ni iki? The grace period is a limited time frame within which users must validate their accounts and protect their Pi currencies. Ngo igihe cy'imbabazi ni igihe gito abakoresha Pi bagomba kuvalidatinga cyangwa guhesha agaciro konti zabo, noneho bakanarinda Pi bakoreye. Failing to act within this time frame could result in the loss of account access and digital assets. Ngo kunanirwa kubahiriza iki gihe bizatuma abantu babura konte, mbese batagera kuri konti zabo ndetse babura n'amafaranga cyangwa imitungo yabo bakoreye. Ngo iki ni igihe cy'imbabazi, ni igihe batanze cyo kugira ngo abantu bakore ziriya step zose bahawe zigera muri step 8. Ya mbere murabizi ni downloading application ya Pi browser, ukagenda ukagera kuri iriya ya 8 yo gutegereza ko KYC yawe yemerwa. Ngo izo step zose ugomba kuzikora zikaba icyatsi, hanyuma iya 9 nibo bayikorera, bakwimurira Pi, we nta ruhare ubigizemo. Rero iki gihe cy'imbabazi ni icyo ngicyo. Rero murabizi ko baduhaye kugera kuri 31 z'ukwa mbere. Abantu batabikoze cyangwa batari kubikora bafite ikibazo gikomeye, bazabura Pi bakoreye. Rero icyo gihe cy'imbabazi ni icyo ngicyo. Action is required as users should promptly recover or verify their accounts using the app's updated features. Ngo igikorwa kirakenewe nk'uko abakoresha Pi bagomba kugarura cyangwa kuverifiya konti zabo bakoresha gahunda zavuguruwe za app. Iyo app ni Pi Network. Delaying may risk losing access to the users earned Pi coins. Ngo gutinda gukora ibi ngibi bizatuma abantu babura cyangwa batagera kuri konti zabo, babure Pi bakoreye. As Pi Network grows, the Pi core team continues to enhance the platform by addressing user concerns. Ngo nk'uko Pi Network ikomeza gukura, ikipe nkuru ya Pi ikomeje kuzamura urwego, igenda ikemura ibibazo abapiyoniye bafite. Restoring the account recovery feature shows their commitment to a secure, user-friendly ecosystem. Ngo kugarura iyi gahunda yo guhindura password bigaragaza ubwitange bwo kugira ngo ecosystem igire umutekano kandi yorohere uyikoresha. This update marks a key milestone as Pi moves closer to the Open Mainnet phase, demonstrating the team's focus on security and user accessibility. Ngo aya makuru cyangwa iri vugurura rirerekana intambwe ikomeye nk'uko Pi iri kwerekeza kuri Open Mainnet, kuri faze ya Open Mainnet. Bigaragaza kwibanda kw'ikipe cyangwa kwa team, yibanda ku mutekano ndetse no kuba ukoresha iyi application agera kuri konti ye. Rero amakuru twari dufite nayo ngayo, ngira ngo namwe mwayisomera kuri kino kinyamakuru cyitwa Crypto Times.
uwayanditse nguyu yanditswe n'abantu babiri. By'ukuri rero ntabwo tuba tubabwira amakuru ari ahantu mu kirere, ahubwo ni amakuru aba ari ahantu afite na reference. Rero umuntu wari warabuze uburyo ahindura password, ayo mahirwe yabonetse. Abantu bose bafite uburyo bwo kuba bahindura password. Umuntu wese uzi ko yayibagiwe ni igihe cyo kugira ngo ayihindure. Rero murakoze cyane, ntabwo twavuga byinshi kugira ngo byumvikanye. Waba afite ikibazo cyangwa waba washaka ubufasha, yakwandika muri comment hanyuma akatubwira ubwo bufasha akeneye. Icyo tubereye hano ni ukugira ngo dufashe abapiyoniye kandi tuzi neza ko ibintu bizagenda neza. Murakoze cyane, yari Jingo Nyemazi. Imana ibahe umugisha mwinshi. Turi kumwe. Ciao ciao.